and njye nta na kimwe nakiva impression nagize nkiva mu tekinyo nayibagiwe nza nayisize struck wibagiwe. Okay, so we go. okay Right? The phones ziri muri silencieux. Telefone ya Belize hamagara akudiri. Wagira ngo ni uziko nari nzi ko ari umuntu kubyuka. Yose umuntu yapfuye. Kutabyuka. That's agira Basi ruzize kariro. Je dis pas maman. Are you okay? No, leva agenda zije. Debugiye. My nose is running, so stop that. Nitwa Bukize. Nitwa Natasha. nitwa Belize Rero tukaba tugiye kuganira na kimwe dushingiyeho ni ibibazo bisanzwe n'abantu bamaze imyaka mikeya mu gihugu cya Trump. Belize, ukiva mu ndege, impression yawe ya mbere ari icyambere naje ari muri sama hashyushye so nkisohoka first of all ntabwo Amerika yakiriye neza mu gihe cya weather I was like ariko nyine it wasn't that nyine ubona umuhanda ukabona ibintu ukakabona hageze ariko nyine ko maybe n'umunaniro n'ibiki ntago well it wasn't the wow thing I was expecting. It wasn't so wow. It was ni nko kuvana nyine kwa gitarama tu difference wafashe indege ukagira ahantu ukora amatara it's different ariko it's not that different nyine expectation umuntu aba afite ziba ari nini kurusha ibyo yeah same as me nageraga ahantu hategereza ko nyine hari ibindi biri buze kuko ibyo nabonaga ibintu bisanzwe hari ibindi bizanyuma ariko urategereza ugasanga ni ibintu bisanzwe yanikiza ko twese nyine ni kimwe uretse ko nyine hiyongeramo wenda se kugerageza tubwe nko gushaka kwiconnecta narende igihe New York urishyura ikintu cyose noneho nazira kati zo gutwara bags nazura zishyura kugira ngo witware umva New York naho barazishyura yeah barazishyura it was nyine byari ibyo ngibyo umuntu yacanganyikira n'umunaniro n'ibiki byose amezi 3 ya mbere. Should I go first? Icyambere no kubanza kumenya ibiri muri muravuga urwanira. Ubu wagize kuvuga icyongereza. ariko wagera hano bakawe Yeah. kandi wowe uzi ko wavuze cya kindi yaje. Yeah. kandi noneho argiyo byanga Biranga burundu. kandi you know what you want to say you know ngubu mvuga ukuntu ndi kukivuga neza uhaza undi muntu gatangira Ingiwe nyine amezi ya mbere urabona n'ama accent aratandukanye noneho nabanaga n'umupapa wavuye muri California noneho n'umama wakuriye New Jersey rero ni accents zitandukanye umumama naramumvaga ariko umupapa ayisweya 80% nta kintu atoragamo yeah uretse ururimi ibindi kwiyadapta kumenya aho ugiye ukuri bugere aho ugiye yes oh my god umenye gufata moto ukabugeza aho ugera mu mutwe yes ngo north ni hariya south ni hariya umujyi ni hariya hano sameze no gushaka guhagarara no guhenda habona manege misenye ukuntu n'abantu bahano bakoresha GPS that's the funny thing kandi ari kujya hana amazi imyaka 5 afata GPS ndiko ukuntu nyine umunsi umwe nigeze gutega bus nibwo gambere ntize bus hano ndavuga ntijewe ngo mbenge bus aho nagomba kugira mu minota 30 nageze masaha oh my god Imana ishimwe kuzi icyo kintu kwese nibuka my embarrassment moment great okay turaza kukigera tukiganiriza rakonzera okay ariko nyine no kwibana you know ufite independence nta muntu kureba agasozi katarake wanyu so no kuvuga ngo everything you're responsible of everything icyo ukora cyiza icyo ukora nobody cares so at that point hari igihe wibwira ati you know kwa kundi wabujumingaga kuba independent and you're gonna do ibyo ushaka byose ariko kugera hano ugasanga nimbo ari ubusa simbizi nta bintu ufite urelating kuri ibyo biba bihari ya freedom washaka ngo ukore bira bintu nta biba bigihari ufite no freedom udafite bira bintu anyway ni byari wabonye ko nyine ukarealizinga ko uri kure family yawe gushaka kubahamagara ugasanga bararyamye bose utangira kubara amasaha ari hagati yanyu 9 nta kintu wowe ubyuka baryamye nabo bakabyuka uryamye ubona yine ko ibintu byarangiye
the fact ko nabyukaga nta rusaku nta kintu na kimwe nari mfite routine yo kubyukana mbana n'abanyesi n'abaneve wanjye urusaku en fait nabikayezaga mu gitondo ko mbyutse ko nta muntu you know so it was nano nagiye mbitekerezaho cyane nyine habura za routine zo mu rugo harimo guteka ubuzi ngo dimanche ngo mama bayatetse no dimanche bagusenga ukajya mu isafuriya ugateka utateka idari yo kwica amazing nyine ibintu byose nyine nibyo bimubwira responsibility iba yabaye ikintu cyose kirakureba je nabanaga n'umupapa n'umama ariko mfite nka appartement bo baba hejuru so ntabwo twasangiraga uri bafite cuisine yanjye ibintu byanjye njye ni nkaho nibanaga for the 3 first months so nari bahagiye bamugatse wariye kore kuntu bari bazi ko ntarya bakujijoro bakacekinga ko nariye cyangwa cyari kukurya. Okay, if you had to do it over again niki wahindura? Nibaza ko ari ntacyo iminsi mikeya navuga maze hano experience ikintu nabonye nuko everything happened for a reason. Hari ibintu byakubayeho nguvuga icyo gihe bavugaga ko iyo ntakora ibi ntabwo byari kuba ariko ubu ngubu urabitekerezaho ugati oh by the way ibintu byambaye ukareba results ubu ngubu aho cyugejeje bavuga. So for that part my mind yarahindutse so far so nta kintu I think ni nk'ibintu nka bitatu wahindura like wenda ubizi ko aya mezi umaze hano yagenze muko yagenze niki wahindura? Okay, in the fact nubwo ntabishaka nubwo ariko to be more prepared like mentally cyane to be more kwicara ugatekereza ugatingiye like usize everything you know ni nka newborn ni umwana mushya ahantu hashyashya ni nkaho you discover yourself ibintu byinshi so to be more prepared. I think jewe ikintu cya mbere nahindura nuko mana naryama uryama uri he hariya hano naryama haratangira akazi naryama mana yanjye ikintu cya mbere kuko iyo wagatangiye ibintu byose birahinduka nta buzima ugifite ubundi buzima ni nkaho uri non exist uko ibintu byose ubugenda ari n'amasaha. Icya kabiri nuko ntekereza abantu choice y'abantu nyine ugenda ubana nabo kuko bukiri mushya umuntu wese aba yumva yagufasha ariko bafite personality zitandukanye rero hari ukuntu wabavije uvuga ko harimo umuntu abakoreka ko hari ikintu kinini yakugezaho et pourtant yes ibyo nibaza ko ari n'ubu ngubu still biracyahari umuntu wese aba like iyo yumvise ko utari wahantu deja atayisha mu mutwe yuko utazi culture yawe agashaka kukujyana muri direction we yumva ashaka kujyana iyo utazi ashaka kujyana uri muri ibi myenda nk'ijana baduhaye mana we ikigera hano baguha imyenda nk'igihumbi baguha ibintu byose like njye literally bampaye ibintu byose like ni ibintu byose twe baduhaye imyenda kuko sindayimaze iki umuntu nambaye ubusa anyway niki mubona nyine iwacu mu Rwanda dutekinga for granted tudaha agaciro ugera hano nyine ukarealiza ko hari ikintu dufite nk'abanyarwanda cyangwa mu rugo nyine tudaha agaciro sinzi dufite essence nubwo n'urukundo sinzi dufite turasabana bigo nabo barasabana ariko hano umwana ava mu rugo wa 18 ans ukajya kuri papa wawe once in a year ariko twe dufite essence ya famille yo gukundana ntabwo ari upfa kuba dukundana ariko since it's way nyine community twe turi community oriented kukuntu nyine hano bo bari birangira kuri famille hano community yabo ni papa mama et les enfants bikaberarangiye ariko ibuka nka Kimironko nka Rutuye wari uzi abantu baba ahantu hose uzi umuntu ubayo nubwo mutavuganaga ariko mwaba mugahura ibintu bya community ariko nanone hari ukuntu mba mbona Amerika yego ariko ntekereza ko u Rwanda nk'igihugu hari ibintu byinshi voilà icyo nshaka kuvuga nka intellectuel ntekereza ko twakuze turi mu Rwanda kuko dukura turi hano ntabwo nzi ukuntu bigenda twakuze mu mutwe turi
Yeah. nibaza ko oya na n'ubu turacyakura Yes. ahubwo dufite sens de turi curieux ni icyiza nuko twigiye mu Rwanda twari dufite ubumenyi kuba expose kuri ku mibereho y'u Rwanda ni byiza en fait twabaye ahantu habiri hatandukanye wabaye ahantu tugenda hatari develope cyane none ntugera n'ahari develope ariko wabaye ntabwo nanone hari munsi cyane hari ibintu wari so ibintu turabizi actually ibintu byose turabizi nta kintu kitangaje no kugenda biadapta gusa first of all tureba movies ibintu ubona muri difference no kubibona gusa live ariko it's not that utazi ko train ari train you know uruguze ko umuryango ufunguka ugafunga ntabwo ufite connaissance générale en fait iki twemeranya nuko sens ya famille ari ikintu nyine umuntu usubiye wagiraro ufite abantu bawe iryo jambo you know my people afatari famille your friends abari really your friends you know murajyana ahantu hose murasurana so nirihe niki wize so far kuva wagera muri Amerika ko ari byinshi Lord buri Jesus munsi wiga akantu buri munsi ni byinshi cyane ni byinshi sana kuanaliza I guess ubu ikintu cyose urabanza ukamenya ukanaliza ukabitekereza kurushwa navuga ko twahukaga kuko the consequence ntabwo ari kuba big of a deal kuko consequence yaba hano si iwanyu ntabwo ari abantu bawe ibintu byose ukora ugomba kwitwararika kuko surtout ku bintu by'amategeko ukuntu uvugisha umuntu you know uribuka bya bintu kumwe uvuga ikintu umuntu akaba ngo offended yes iryo jambo abantu bahano baba offended mwami Yesu tutabari bakeneye kubohoka akantu kose ukamaza ikibazo kitamu yumva nyine adakunze akabyita offense cyangwa I don't know it's so ibintu byo byose biri so personal ukamenya impact biri bukore niba ari nziza hano kuza Natasha beras don't touch me uramukora arselma irabaye especially ko noneho ego ikindi kintu dushimye none hano nje nageze hano ngira inshuti z'aba black american kurusha abazungu so ukuntu bitwariraga ibintu byose I learned from them bakambwira ukuntu muri polisi guhagarikira imodoka ugomba kuba baba bafite ubwoba bw'ubuzima bwawe wowe uri nta kintu bikubwiye buri kibere kuri telefone yawe ugahita ni ukubitwara ntabwo ubwira uriya muntu gutya you know like ibintu byose ugomba kuba okay then genda niga ko the fact that I'm black means something here kumenya kuvugisha umuntu bitewe na situation arimo cyangwa se n'ukuntu umuntu wari urabanza ukamenya uribuka mu Rwanda apfa kuvugisha umuntu wese ukasitira ubonye ukabwira amagambo yose ushaka ariko hano ushaka kuvugisha umuntu ijambo ukabwira umuntu ijambo utazi ukuntu yaraye n'iki ugasanga bivuyemo ibibazo kuvuga make nicyo kintu yes nibyo icyo kintu kabisa literally uko ngewe mbyibwira so hari Bible study njyamo hano neza nandika capability vuga make kuko akantu kose like hari akantu kabaye haje undi mutipe twari muri Bible study haje undi muntu witwa Pascal ariwe bamuzanya bagita so nawe yitwa Pascal ariko ntimudukonfonde umwe yari umuyeje n'undi ari umusongo so ari kuvuga gutyo one of our friend akango ntabwo dushaka kubitira cause anyway he's way more handsome my friend wow I was like, okay, urumva turi twebwe trust me with that any boga ariko kurusha umva agati boga rese byahe eka ninje boga urumva byaba joke ariko yarabivuze ko nari maze igihe impact nahise nyumva kurusha ibindi bintu kandi urumva ni Bible study and whatever I was like Lord Jesus help us neza ko ikimwe mu bibindi bize nuko twese dufite struggle you know you never know ibintu Belize ari gucamo you never know ibintu Natasha ari gucamo nyine ba respecte utitaye ngo nabyutse nseka kuko nshobora kuba nabyutse nseka ariko naraye ndimo ndari epina n'ukuntu abantu bacuzinga kubaho ubuzima bwabo nabyo nize kuvuga ni okay
Respect people's choices, respect people's choices ubuzima bwawe kuko ntago tubigira cyane mu bwo respecting na privacy everyone is in your business ufite nka responsibility ya gusaba abantu yo kujya muri business za Belize numva ko okay Belize niba yakeriwe nkete nasuming nk'ibintu nk'ijana ubundi wa ndaterwa nk'abandi ukaburiya wasanga disi ntabwo bize none tujye kuri ka kantu rero ka embarrassment reka ndakiburi so ibavuze ibintu bya bus ndabyuka nkigera hano urumva nafataga bus nkajya nabaga muri sud nkataha nkakora muri nabaga muri south nkora muri north so nafataga the big buses so ariko gutaha nava muri the big bus nkafata indi bus ntoya intahana mu rugo the thing is nafashe the wrong bus. Oh girl. I took the wrong bus and I was like kora ngoma kuri GPS buri gihe niyo ndi muri bus kugira amenye stop yanjye aho mvira ndavuga ndi kujya kwa kambere maboy Same situation. noneho so the thing no kwiyemera kwacu rero nshobora kubaza mu bike drive sinshobora kubaza ndifata ngenda nko kuva hano nkagera hese nko kuva Kicukiro ukagera Nyamirambo exactly minga hagaze ndavuga ho reka mviramo hano ujya mu yindi itariyo ndafata indi itariyo oya uretse noneho the worst ntabwo nari nyine kuba naviriyemo nari kureka nkavira muri stop yonyine nkahita mbona gufata yayindi fashion indi yari the same bus but in another bus. So it literally the next stop it was like 5 like from here to there. So mvamo mbona gufata yindi nahano ubwo ngezeyo umumama twamase ko kutashisho natashishoro saa 3 z'ijoro nanjye byambaye nari gutasa kuri oh my god no wowe niwe nawe hari muri mu mujyi umwe je no nagiye in a different county. Oh my god. San Bernardino. From here to San Bernardino riding hisa icyo gihe je narafashe kama icyo gihe nanjye nabanje kuva mu bwa mbere ndongera asubira muri ya ndera nanjye ariko ukomeza urugero kuyoba iyi telefone ushobora kuzongera niyo yatumye ndangara ninjiyemo zizarebye tracks imwe irakomeza indi gakata je nagiye muri yandi kata ntabibonye nibere kuri telefone telefone I know kandi wowe wibwira ko wamaze kumenyera uyegerero ibintu muri kuvuga okay ibyo Belize byambayeho none ngenda nanyagira none ikintu kibabaje rero hari muri kuri weather ihinduka ya weather i Kigali nanjye byambaye none mu gitondo nari navuye mu rugo nambaye nyine nk'umuntu muri samba bukwirira cyangwa nyine burira ibwo noneho nari ndahamwe ariko iki ntabwo aricyo ndiho ikintu cya mbere nakoze nyine gisekeje ntarababwira nawe guys nasutse amazi reko nose ko tuwezego Pascal, tutaserera kakanye mbwira icyo kintu bunona. Amazi muri laundry machine. Reka ndege guseka niba kuri mbana yakoze. Uretse gato. laundry machine. Uretse gato. Ahubwo nasito bikiri bitanga magusuka. Isabune. Bleaching se. Was it bleaching? Nyana siba pink. Yeah. Oh Lord, I think something like that. Ariko gusuka amazi oya. Gusuka. Oya, now you oya. Nakoze turi moto genda na n'umupapa nyine witwa Brad noneho n'umuzungu none tugenda no kwa ndi mama mazi iminsi urahonga uri gushonga ubwo nyine hari Honey Avenue hari street probably byose none hugera ahantu ndavuga ngo reka mfate nk'urugero hano kwacu ari wenda tuvuge Alvine Boulevard Alvine Doctor Human instead of Alvine Drive yes. Icyo kuvuga ubundi drive yahangaha ni DR. Niko ko iwacu tumenyere ko ari dot. Ni na drive na boulevard ni. Yeah, urabivuga cyane, warabivuze. Twiti kumwe nyine disi ako n'umwana mwiza hanyuma muri 5. Lord Jesus. Ibyo kuvuga amagambo atari byo Chipotle, jalapeno. Chipotle uvuze gute? Oya, chipotle.
ahubwo nizeye ele fitness fitness I promise you yavuga la fitness kandi every time I see it and then je bigeze ahantu nimaze nk'amezi 3 myite ele fitness kuko nacagaho ntaha nacagaho buri gihe none mbwira mugenzi wa Nyamunyamerika yitwa Mikael Nanga mborosomere hari ha some kiriya kintu I was like, it never crossed my mind. I always say la fitness. I'm sorry. Chipotle. wamenya gute kwa ni chipotle. Yandi kwa chipotro. Litro. How can you tell me? It doesn't even make sense. Chipotle. Innocent, iri aturo. Ihanagura ibintu byinshi. Para Windex, the other one. Clorox. Clorox niyo nivuze burya hano muyumva. Bavuga Clorox. I promise you I don't know how to say it, and every time I say it, I was like, the thing, you know, to clean up. Clorox. Oh, Clorox. I don't know I can. I'm done. I just say Clo or whatever. Anyway, guys, murakoze cyane hari ikindi oya ntabwo ari bivuge sha chipotro nakubwiye doctor is the best jalapeno oya niyo se wayivanye heho ikindi kintu ama menu no nichikunywa. They have too much option, yo. Yeah. They have too much option. Itsigaye nanga menu. Ndayiranga anzicyo shaka masalade cyangwa ikingwa bavuze ukuntu nyine ibiryo byadutonze. Nge nago nari ndiye kubasura n'ubu niho nasubiranye nawe. Nija sinzi I guess muteka differently byaranye bya. Bafite ibintu byose birimo amavuta, isukari, ibintu biri processed. None bagutera n'ubwo bakubwira nuzenge zirimo kalori. Ibintu byose kalori magana ngiye kwishiramo. Nta nubwo twari mu bikombe ibintu tiye utatekereza grocery stores kujya kugira ngo uzamenye hano mucenuri muri Simba siza hano hari imiceri nk'ubwoko nk'ijana. That's the thing. Iyo sigatandukanye ntabwo yose ari imbi. Nukuvuga usohotse ukavuga ndashaka sour cream. Niba ari sour cream cyangwa Greek yogurt sinzi ikintu ni it's the yogurt cottage niyo cottage cheese irabi noneho nabiriye rero nicinda abantu baryohewe baguma babishiramo. I'm like okay God bless you but no. No thank you. Anyway ahisigaye tugende ni byinshi uzadushake tuganire kandi byinshi cyane ahubwo tuzagaruka utandi dufite utundi to embarrassment. I'm sure I'm way I get embarrassed every day. I'm gonna get embarrassed every day actually. Hari ibyo twibaziwe hari ibyo tudashaka kuvuga tuzandika muri agenda tugumana ku mutima ufite tudashaka kuvuga ukabiryamana. Kandi iyo bakubajije iyo umuntu wahana kubajije niyo difference wumva ukuntu twisanzura kugira our embarrassment because we turi twebwe ariko ntiwabibwira uriya muntu abantu bahanga nyine ikintu cyose nyine mubaza ngo uzi u Rwanda gatakuzanira ikindi kintu kimbangamira I don't know if ukuntu badusekera umuntu wese akanyuramo niyo sose ya community nyine batagira oya ukuntu umubaza ngo uzi mu Rwanda njye umuntu abwiye ngo mu Rwanda ni muri Tennessee none sine kugira ngo akubaza state ngo what state is that Tennessee cyangwa bakubwira muri yo kujya bambwiye ko ari London. Basi byo nababwira ko nibyo twavuga ko twe dufite kone tuza hano tuzi utuntu dufite connaissance generale. Umunyamerika bazi cyo muri Amerika biva muri Amerika n'ibituruka muri Amerika ibisigaye kapitale y'ikindi gihugu cyangwa ibituruka handi hano. N'ufite icyazi ajya kubwira Hotel Rwanda. Yabanga akakubwira ko afite inshuti yo muri South Africa. Yego cyangwa Nigeria nihora. Close together. Nigeria ihora hafi cyane. Nigeria? Yeah. Baba zikuru mu Nigeria. Yeah, I have a Nigerian friend. So abashaka kuba kukwereka ko azi ibintu nyine by'iwanyu akatavuga I have a Nigerian friend. I'm like okay. So